tubahaye ikaze nanone bakunzi ba Muraho Rwanda nk'uko turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'imyaka 30 mu mwaka w'1994 nk'uko twabibabwiye Muraho Rwanda dufite gahunda yo kubagezaho inkuru ijana mu minsi ijana nk'uko twabibabwiye turi kuganira n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi kugira ngo batubwire urugendo rwabo inzira y'umusaraba banyuzemo kugira ngo twibuke ibyabaye bibi bitazongera kuba cyane cyane turatubwira urubyiruko ndetse n'abandi mu mitima bakuru bagifite uwo mutima w'urwango twimakaze ndi umunyarwanda kuko kuva kera abanyarwanda barabanaga kandi babanaga amahoro batita ku moko rero turi kumwe n'umutumirwa hano wacu reka ni yarokotse jenoside yakorewe abatutsi yarokokera muri kano karere ka Rwamagana reka tumuhe ikaze atangire atwibwira ndetse atubwire inzira y'umusaraba yanyuzemo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi tubahaye ikaze nakwibwira abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nitwa Kayumba Innocent nkaba iwacu ari mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muhazi akagari ka Karambi. Jewe rero ntabwo nababwira ngo byambayeho muri 1994 ahubwo nsa n'umuntu wabibyirukiyemo. Ubwo ni ukuvuga ryari? Muri 1962 nari mutoya, nari mfite nk'imyaka 4 hagati aho ngaho kubera ko urumva n'ibintu nibuka ndi umwana buryo umwana yibuka ibintu bimwe ibindi bikamwibagira. Hari ikintu cyambayeho ntashobora kwibagirwa na rimwe muri 1962 rwose 1962 na rimwe ni nkaho ngaho. Umuntu yarazamutse azamuka hepfo y'urugo iwacu araza amureba, nari kumwe na mama yari arimo gukubura, araza amugera iruhande aramusuhuza ariko giye nkaba ndi kumwe n'undi mwana turimo turafefa, twakoreshaga akabuto k'umugeyo. Yego mwari mukora iki? Gufefa ni akantu twakoraga gutya kameze nk'umurenzo none tukagiye dukatamo tuyogi ugaturutsa hariya ukagacengezamo ahumirije. Yego ukagacengezamo ahumirije none warangiza ugaca amayogi ariko ukurikiye ukuzeho kakandi aho wajyaga gutya ugacishamo ugahagarara atareba ukagaka none ugakata twatuyogi ariko ukamenya ryawe giti none ukamugwita ingabo gashaka. Wari umukino w'abana. We igihe turimo mbese arimo anyanyagiza iryo taka uwo muntu abangeza iruhande, ariko icyo gihe yicaga abantu umva. Noneho bicaga abandi bicaga abatutsi, abahutu bicaga abatutsi. Bicwa n'abaturage cyangwa abaturage? ntabwo ari abasirikare, ni abaturage ubwabo bicaga b'abahutu bica abatutsi kandi leta ibareberera ntacyo yavugaga. Nuko araza amfata akaboko, hari igiti kironje cyari kituri iruhande, ashaka agira gutya ashaka kukinagamo. Noneho kubera ko nturiye numva mfite ubwoba, nibutse no ko bavuga ngo abantu bica abandi, nahise ndira cyane mvuze induru. Yari umugabo yari umugore? Yari umugabo afite umuhoro w'urunani. Mbaho gutyo nibuka ko ibyo bintu byambaye mureba bimbamo ntibyigeze bimbamo. Noneho hashize nk'umwaka umwe ntangira ishuri hano twahitaga kwa Gakara. Noneho hashize iminsi uko turi aho baza urumva ko Repubulika ya mbere ijyaho bashyizeho n'idarapo ryubahiriza igihugu, batangiye kugenda amadarapo ku bigo by'amashuri naho bayahashyira.
Nundi buka igiti twagikuye turi abanyeshuri, igiti bagikuye harya hirya yo kwa Gakarana Nubaha, niho hari ishyamba rya Geruvariya. Icyo giti niho twagikuye, baraza baragishinga, haza abapolisi ba komine baza kuzamura idarapo. Urumva sinzi umva ko umwana acibwaho icyo gihe, numva nkibuka ariko ntavuga ngo ni igihe iki n'iki. Uzi ko nibuka ko twigaga hariya, noneho umupolisi wari burigadiye, umugabo witwa Sebushumba Agustin utuye hirya ahangaha, niwe wari burigadiye. Abandi bararizenguruka, natwe abanyeshuri turarizenguruka turirimba indirimbo yubahiriza igihugu. Nza kubona wa muntu wa wundi wigeze kuguterura, wari ugiye kunaga mu ego. Yarabaye umusirikare? Oya, yari umuturage. Uri aho nawe aza aho ngaho? Yari aho, yaratuye hariya hafi y'ishuri, araza ndamubona, nagize ubwoba. Ibuka bya bindi byakubayeho? Nagiye inyuma y'abandi banyeshuri ndabunda mwatambona, ndabona buriya mbonye nkabitekereza, niba mbonye yanyica. Ndabunda neza ndacicika, nuko abandi baririmbaga jye naracecetse. Kandi uzi ko abanyeshuri indirimbo yubahiriza igihugu bakunda kuyimenya, mwarimu aba yarayibigishije. Nuko kubw'Imana mbona bireyurutse aragiye, ariko naramutinyaga kubera bya bindi yankoreye. Narinze nkura mutinya, nanamubona nkamubonamo, kuko nubwo uwo muhoro we w'urunana yakomeje kujya witwaza nawe umubonanaga. Nuko bibahumbaho, ariko noneho aho hagati ntabwo umututsi yigeze agira umudendezo mu gihugu cye. Ntabyigeze bibaho, ntabyo nigeze mbona. Duhere nko kuri bagenzi bacu b'abana twiganaga, baradutukaga batwita inzoka. Ariko buri gihe iryo toteza, naho tuviriye hano i Murambi twiga i Kabare kwa Bera, icyo gitotezo cyo kuduhoza ku mubare, ibyo nibyo byanabagaho cyane mu ishuri. Tukigera mu ishuri igihembwe twabaga, buri gihembwe baraduhagurutsaga, Abatutsi muhaguruke, Abahutu mube mwicaye, bakatubara, bakongera twicara. Twabaga bake, iyo twabaga turi benshi mu ishuri twabaga turi nk'icumi, mu banyeshuri nka 60. Twabaga turi nk'icumi. Barabahagurutsaga bakababwira ijambo, bakabara Abatutsi na umubare wabo n'uyu, ubwo urumva ko bari bafite aho babyohereza. Ubwo niko byakomeje batubara. Narinze mva mu ishuri iyo mibare ikibaho. Nibuka ko hari umwarimu witwaga Butera wo kwa Mukama, bajyaga babara nawe akishyira mu nawe ngo munsi mbese yari umututsi. Ego. Ariko nawe ati ubwo nanjye ndajyamo, niba muri 10 ubwo ndaba 11. Kandi nawe wese ntibaga yabazwe? Ubwo niwe wabaraga. Ego. Yabaga ari raporo yaturutse mu rwego rw'igihugu, noneho bakamutuma akora ubwo nanjye ndajyamo nka mwarimu. Yari mwarimu. Yababara muri 10 muri abanyeshuri, ati ubwo nanjye ndimo 11. Ndabyumvise. Noneho ahantu nongeye kubonera ko ari ibintu bibi, dufite ikibazo. Naho abandi bana batwitaga inzoka, ukaba utavuga, warwana wakubaganye n'abandi bana, ntukubagane nk'abandi bana, ugakubagana nk'inzoka. Niba ukubise undi mwana uje kwihaniza, ntaje yihaniza ubona afite ikibazo, ahubwo akavuga ngo mwongeye kubura umutwe kandi mwongeye sha. N'ubu yaba bafunguraga gakeya ngo tubice namwe muveho. Urumva ko ibintu
byavugwaga n'abana biragaragara ko ababyeyi babo babibigiye niyo ngengabitekerezo nyine ntabwo umwana wiga muri primaire muri iyo myaka yakabaye abwira mugenzi we bangana ngo birambongeye baduhaye umwanya twakongera tukagira ibyo dukora. Tubaho gutyo, ikintu cyongeye kubibyutsa bikaba bibi 90 ukwezi kwa 10 itariki ya mbere inkotanyi ziteye. Inkotanyi zitera nibwo twabonye ko Umututsi yanzwe bijya ku mugaragaro. Umva ko nari mukuru, nari umugabo muri 19 yari amaze gukura, wari umugabo, nafite fiancé nari ngiye kubaka. Twabonye akaga karenze gutotezwa. Nibuka ko data wacu Rudasingwa Alexandre baramufashe mu byitso, ntabwo yagarutse muri 19. Ntabwo yagarutse, yagiye atyo n'ubu ntabwo baramwishe, ntabwo yagarutse. Baje baramufata ntimuzi gereza yafungiwemo, ntimuzi bamujyanye gutyo abura atyo, ntabwo yagarutse. bamusanze mu rugo bamusanze mu rugo baramutwara, baturiye icyitso cy'inkotanyi. ariko bamuhize iminsi, baramuhize, bafashe abandi barabatwara, ariko we akomeza kwihisha. Bamubonye nyuma ku buryo yageze aho abonye ko rwose ibye byamurangiranye, anywa umuti. Baraje bamusanga mu nzu yanyoye umuti wamwishe, nko batereka niyica kugira ngo nishe n'abariya abantu, ariko ntibyakunze. yanyweye umuti n'ubundi biranga. Ubwo umukuru we yahise yashaka imodoka, bamujyana i Rwamagana, ndetse ajyana na mushiki wanjye Kibukayire, baragenda bamujyana kwa muganga. Gendarmerie niho yamukuye, baramutwara. Banamutwaye arwaye. Amakuru yo numvise muri gereza ntabwo yagezemo, bamwiciye mu nzira, bamujugunye. nabo bari bafunze imbere, ntabwo bigeze bamubona. Ubwo urumva ko nk'umuntu data wacu mbonye bimubayeho, nta mahoro twari dufite. Natwe twagarukiye ku munota wa nyuma. Icyo gihe ubwo icyiciro cyari bukurikireho bari kudutwara. Abana b'abahungu bose bari bagiye kudutwara, bava ngo natwe turi bizo. Bati nta kuntu Rudasingwa yabaze bariya abahungu bo kwa mukuru we baba batabizi. Tubaho nabi. Ahandi byongeye kubera bibi. Rero ubu tugiye kwinjira mu bibi, kurusha, kuko ibi byo byatangiye kera. 94 bati Habyarimana yapfuye ku itariki 6 nijoro. Mu gitondo urumva abantu bose siko bari bafite amaradiyo, yagiye afite abantu bake ubu batangira kuvuga bati Habyarimana yapfuye. Habyarimana Kinani yapfuye. Kaba karabaye, tangiye kwifata impungenge, abantu batangiye kwiyegeranya, kumva umuntu arabwira undi gake, ariko akanya kashobotse. ukajya ubona ba bantu za nterahamwe zatangiye kwiyegeranya, bafite agatsiko kabo, barahagaze baravugana, ntumenye ikintu bavugana. Twebwe nta kindi twavuganaga, twari tuzi ko twapfuye. Kimwe cyo barabanje batubibamo ubwoba. Ntimwanatekereza no guhunga bigishoboka. Barabanje imipaka irafungwa, ukaba utakwambuka ngo ujye kwa mugenzi wawe bunaka, nawe baramuhiga, uragiye gukora iki?
bari barafunze imipaka ntujye yambuka Kitazigurwa, ntujye Kabare, ntujye Mukarane, ntujye mu wundi murenge byari wegeranye. bibujijwe. Amabariyeri, hariho za bariyeri nubwo ntazivuze ariko guhera 90 zabagaho. Amabariyeri hose yahise ajyaho, nta muntu ushobora kugenda bibujijwe, umuntu aguma ahari. Itegeko ni iri. Radiyo Rwanda kuyumva kwari ukumva aho induru zivuga, abantu baricwa aha n'aha, baricwa aha n'aha. Radiyo twakundaga kumva ukayumva bucece ni Muhabura. Bo bakavuga ko abantu bashize pepe, bati ntabwo dushobora kwihanganira aba bantu barimo bashira, ibyo ntibishoboka, ntibibaho. Ubwo tubaho nabi kugeza noneho dutangira kujya turara amarondo hatazagira abantu batwinjiramo. Ariko byari ukujijisha. Intego yabo mbese bataragera ku munsi. Noneho ku itariki 11 z'ukwa kane twagiye turara amarondo, oya nko ku 9 twari twicaye hariya mu kibuga kwa Rukebesha ku muharuro, bitugejeje nko mu ma 6 y'ijoro, twumva baravuze ngo bashyizeho perezida wa repubulika Theodore Sindikubwabo. Turavuga tuti wenda ubwo igihugu kibonye perezida, wenda ibi bintu biragira ku murongo, bifite uko biri bumere. Tuzi ko perezida agomba kuba gukunda abaturage be, ariko nibwo byabaye bibi. 11 turongera tugaruka hahandi, tujya muri amarondo, tuza tugenda. Ubwo twaturukaga hari iwacu tukaza iyo nzira yose, twagera kwa Sebushumba tukamanuka mu muhanda, tugeze kwa Rusatsi nijoro. Ariko tugeze haruguru gato nk'ariho ba Maridadi batuye, ndavuga nijye sinjyayo, ndakenga. Mwe muhungiye aho kwa Rusatsi se? Twari mu irondo. Mwe mukiri muri rya rondo. Uko kwica byari bitaratangira. Ubwo mwari mu irondo, mwumvaga muri kurinda iki? Mwumvaga umwanzi twebwe twari mu kigare, ntacyo twarindaga iki. Ariko icyo gihe abantu bakiri hamwe, bari bakiri hamwe, mwumva ko ari kuvuga ngo hari hakiriho amaserire. Serire Karambi ikagira irondo ryayo, Kayenzi ikagira iryayo, Ragwe ikagira iryayo, Kayenzi iryayo, gutyo. Nabirembiye kuko twari tukiri kumwe, bakagira irondo ryabo. Ariko ukajya ubona uko mwicaye wari mu ducu, harimo abajya ku ruhande. Nibuka ko ubwo turi aho kwa Rukebesha, harimo umwe wari ufite umuheto witwaga Ngarambe, bamwitaga Ngarambe Bugondo wo kwa Mpebera. Yafashe umuheto ararika, arakurura, agejeje mu gituza neza, arawurekura, injishira iraduhira, wumva sha aceka umudiho. Ubwo kugera icyo gihe mwe mutarakeka ko ubwo twari turaho rwose. Cyagejeje nijoro rero, bamwe batangira guca. Noneho jewe abagiye bagenda, ngiye ntaho nagiye. Twahagaze munsi y'urugo kwa Sezerahiga, tubona haje ikintu kimeze nk'umukororombya, gituruka mu majyaruguru kijya mu majyepfo. Izo wabonaga ko kimeze nk'umukororombya, ariko kikagenda kirega kirengera mu cyerekezo cy'i Burundi mu majyepfo. Ariko ndakubwira, ubwoba bwahise butaha muri buri mututsi uwo ari we wese. Ubwoba bwahise bumutaha neza kuko twarabibonaga.
bamwe basigaye aho ndetse twicara ku muharo wo kwa Kanyarwanda mu kirabyo cyari gihari, haba haje igihu akufite ukaryama aho ngaho, uko haza kuza wa muntu wari ufite umuheto, wa wundi wawureze. abaza nyir'urugo Kanyarwanda ati Kayumba ari hehe? Yari abizi ko mpari, aramubwira ati sinzi ahantu ari. Urabona ko bari abantu bari bazi ibizaba, kuki yamubwiye ngo ntazi ibizaba, ntazi aho ndi. Aramubaza cyane, aramubaza ndabyumva, ndetse ngira n'ubwo nshaka guhubuka ngo nirukanye, ngeze aho mpama hamwe. Aramubaza ageze aho bari icyo gikundi bari bari kumwe, bahita basubira aho bari bari. Tugeze aho kujojoberwa n'icyo giti turahava, tujya mu nzu ya Sebazungu, burinda bucya ariho turi. Noneho nsubira mu rugo, nsubiye mu rugo ndagenda nsanga mu rugo iwanjye harafunze, njye iwacu haruguru njye nsanga baracyaryamye. Ababwira nti yewe cyane numvise ibintu byakomeye, ariko kitazigurwa haraye hashya, za Mukarange hose hahiye, ubu nta hantu turi. Nsanze umukecuru wanjye afite ishapure arimo gusenga, avuga ishapure, hanyije abyuka ati yewe ati bimurekere ibyacu byarangiye. abantu bakuru babaga babibona. Ndagenda njya gushaka uyu mugore yaraye bari bamenye na murumuna we wari iwacu. Ndagenda musanga haruguru kwa Kajangwe, ndamubwira nti mu rufunguzo, hose mwaje mugasubira mu, ati ntaho njye, ati ntaho njye, nabimenye ko batwica, ati baze aho bansanga baze banyicina. Ukampirije urufunguzo, manukana na murumuna we, turagenda no mu rugo, ndakingura. Hamaze akanya hagwa imvura, imvura iguye yo ku gitanda nkuko nambaye gutya ndagarama. Urebe ko bariya abantu bari baratwishe mu bwenge, ari ukugira ngo umuntu aza gusanga iwawe ahakwicire mu nzu yawe wiyubakiye, aza gusange mu rugo rwawe arukwiciremo. Ni ukubera ubwo bwoba bw'igihe kirekire, uko gukandamizwa iyo myaka yose, ubwawe ukumva nta gaciro. Ubwo urumva ya majoro yose uko twagiye tuyarara, narasinziriye, ibitotsi ntabwo bijya inama, umubiri wabaye ugize intege. Ndasinzira, nagiye kumva sinzi izo saha, sinzi niba hari hashize umunota, niba ari iki, numva inzu barayihinga, itangiye kugusenyeraho inzu. Barakubise, numva urugi ruguye imbere rwo kuri salo, numva abandi mbese inzu yose barimo barayikubita. Navuze nti ntabwo ngwa mu nzu, narasohotse. Nsohotse bari abantu nubwo bicaga batinyaga gupfa, niko abagome bameze, abagome batinya. Narasohotse bariruka, noneho babona nta kintu usohokanye. Bya bindi bavuga ngo umurimbyi bamukubise agikenyera, azakamambiri narazisohokanye, ntaje nanzambaye. Ndaza nkigera hanze imbere y'umuryango, bamfatiye aho abaranyanuye n'umuhoro. Uwo rugunza aragutemye, bansinze aho nta kundi umurambo wose aho ngaho. Niba hari ibindi bakoze, kuko naje kubona umuhoro aho ku rutugu, ishati yacitse, n'ibyo mperuka biba birarangiye. Bantu uko bibiyo kera kabaye n'uzabaho, ndahimbuka. kubo bagiye bazi ko wapfuye. Nahimbutse numva ndaririmba mu maraso, iyo ndyamye. Ariko hari umuntu waje arambaza, ntawe nzi,
ngira ngo nawe yatumye mpembuka, arahamagara arankomanga, ndamwitaba, ati ninde ugutemye? Ndavuga nti ni Rugunzu. Baragenda ndongera ndacubira neza, noneho sinzi ukuntu naje kuzanzamuka, numva akenge karagarutse, umva uracyariho. negutse numva najandamye mu mugongo, amaraso ndiho, ya shati ntabwo nafunguye amapesi, neze nizamura nyikuramo nyita hasi, ngeze ngo ndahaguruka, bankubita imvuna muhito y'impiri mu ivi, de n'ubu ryaranzengereje. Ubwo gutyo wongeye kugarura ubwenge, n'ubundi hari igitero kiri hafi aho ngaho? Oya, ubwo bari baragukubise, ubwo bakubisemo, ahubwo ntabyo numvise. Uzanzamutse nibwo watangiye kubona aho watemye hose, guhaguruka biranga, ndangaruka hasi, nikubise hasi, ariko ubwo sinzi ko n'inzu y'igikoni bayitwitse, mbona umuriro, ibirere umuriro urimo uragwa hasi. Noneho ndahaguruka ndihangana, ngenda ncumbagurika nikubita hasi, mbanyuze mu cyanzu, n'inyuma y'ubwo ubwo nibuka guhunga kandi. Ndamanuka, nta muntu nigeze mpura nawe, ndamanuka ndagenda ngera ku gasozi, ndeba ikitazigurwa, mbona ahantu kwa Ruhinda hakurya y'iwacu harimo harashya, numva induru ziravuga, ndavuga nti hariya hantu nimpamanuka hari abantu barambona, baravuza induru. Hari ahantu hari imigwegwe nicengeramo, uwo mugwegwe ya migwegwe y'amahwa, imigwegwe yabaga ifite ibiwabi by'ibicumu, cengeramo, ninjiramo njyamo imbere, ndaryama ndasinzira, nirirwamo, ntumbwe ngo namenyaga igihe icyo ari cyo, ntacyo nzi. Bigejeje igihe ndakanguka, ndicara ndareba, ntangira gutekereza, noneho ubundi ubona ntangira kwibaza ngo nahembukiraga iki rwose, iyo ngendera rimwe ko nanone nta mbabazi mbibona, ko bari uko twica. Ubu rwose ikintu cyampemukiye, ndagenda noneho ngiye mu ngo z'abaturanyi aho ngaho bari batuye aho hafi kwa Bampebera, ndagiye njyayo mu rugo k'umukecuru witwaga Nzamukosha. Ya shati nayijugunye, nambaye ipantaro yonyine, hejuru wambaye ubusa, nizo za kamambiri nazijugunye. Ndazamuka ngezeyo, masanga umugore wari inshuti y'uwo mugabo Munengarambe, gutari bamutemye ngo none yaje guhungira hano, ngo nimumushyire mu nzu, ngo nimumushyiremo, ndabivuga. Umugore wari uhari w'igishubaziko witwa Kagwera, avuga ati ariko abantu mu Rwanda ateko, amfata ukuboko. Umukecuru we yaracecetse, nta kintu yavuze, amfata ukuboko, haruguru y'urugo hari ahantu h'imibyare iraye, ampa n'agati rwose katari gafite imbaraga, kubera hahandi hatumbye simbasha gukandagira. Ndagenda aho mu mibyare ndaryama, narahabaye, ngira ngo yampaye amazi rimwe, ubundi yazana umugore nta mazi, ati ntayahari. Ubwo icyo gihe umuryango wawe, umugore wawe, baduzi nta makuru yabuze. Ubwo narangije gutandukana nabo, uri umunsi umwe, rega ntugire ngo ndacyagenda. Naraye aho ngaho rero, za nsina zinyagira mu gihu, nashakaga kunyara, nkihengeka nkanyara hirya yanjye nanone, kubera ko none byatunguye, singihaguruka, yatengasereranga naryo singihaguruka. Ubona ahantu ukuntu rero nahizirinze hari hameze, nkana no kugira ngo mpaguruke bikanga. Ni mu rwondo,
baba n'imbeho imbeho ubusa inzara iyo nari ntegereje urupfu nta kindi. ubwo hahandi watemwe nta muti nta hari kubora ndagira ninjizagamo zino ntoki zigacengeramo zose hano inyuma ubwo kandi niko byo birimo bimanuka yego byatangiye kubora nuko byagejeje nka saa 12 n'igice ntangira kwibaza numva ubwenge burimo buraza ubwo nta hantu wahava kuko ku manywa hari igitero cyari cyahanyuze numva barimo bavuga ngo rega umujye mureka tubahige mu gitondo tubona aho bakomye urume umuntu akagenda ku nkora yabo naho ku manywa ntituri bubabone haba humutse ndabyumva noneho mbona hirya yanjye haturutse umuntu hari ukwezi gutangiye kugaragara haturutse umuntu ariko ubona nawe ashobora kuba ari Karugarama kwa Kambanda kuko uko namubonye yanyuze hafi nk'aho burya mureba anyuraho arazamuka mbona ageze haruguru noneho yansina nari ndyamye iruhande ndayegera ngira gutya ndeguka ndayegera nyizamukiraho ariko nagiye gutya numva mfashe akana kayo numva ukuguru kumwe kurahagaze kurankundira nshyira hasi noneho ngenda nyizamuriraho umugongo nakakana nkafasha mbashyikiriye ibirere ndabifata numva birakomeye ndahaguruka ndeba ka gati yari yampaye nagenderagaho gacumbagiriraho ahantu ndahavuye ariko inkuru y'umwana isubira inyuma wa mugore yari umuntu mwiza pe ego wa wundi waguhaye ka gati yamaraga akanya akaza ahundi akaza agasenga kandi ntabwo yahigwaga akarira nkamubwira nicicika ibi ntabwo ari wowe wabiteye ntabwo bikureba si wowe wanabikoze akongera akagenda yaransuye inshuro zirenganye uwo munsi wose yagize neza cyane ntabwo abantu bose ari babi ubwo ndahavuye ndagenda ngeze kuri urwo rw'iyo nterahamwe ko nahuye nawe wavuye hahandi wari uryamye mu rutoki nagiye nikubita hasi nikubitamo n'imbeho yanyishe nanone iragarutse wambaye ubusa ndavuga nti ningenda wenda hari ukuntu hari uri bungirire n'impuhwe wenda avuga ndagenda njye mu nzu hari ishati nari mfite y'igitare yari imbere y'urugi nkavuga ngo ntibayibonye kandi koko ntabwo bayibonye ubwo ari usubiye mu matongo nabwo ndasubirayo rwose ngende ndebe ndagenda ngeze ku rugo rwe turakubita natahutse afite ibintu avuye gusahura ari na mwishywa we arikoreye afite intebe ya sheze nayo asahuye nuko arambwira ati yewe nti abarambonye amvuga mu izina ati sura ajya hehe ati abantu bashize uragenda urajya hehe ati nari mbizi ko hari nari buze kukureba nuko turazamukanye aragenda ibintu abishyira mu nzu turazamukana turagenda tugerana iwacu mpageze nsanga data arahari aricaye mu muyonga aho ngaho mu matongo bari bahatwika yaricaye gusa ntacyo avuga yumiwe n'amasenge arahari bamukubitiye impiri mu mutwe yatumbye aragera nk'aha arafite akana batemeye umukobwa we mu mugongo bagatemye uno mutwe bawusatuye bakamutemye mu mugongo yamusizaho atarapfa ndahabasanga nsanga inzu bazitwitse nabi nicaye aho mu muyonga
ubwo nzamuka hepfo numva arakoroye, ndamubaza nti se ni Rwabiza arahari? ariko numva ko ati bamubabariye. Cyahehe ndaza ndamuhegera ndamuvugisha, undi naho ubwo yaragiye ajya mu nzu yanjye, aragenda amurangira aho ya shati iri, Yanterahamwe ugende uyinzanire. Yarayibonye arayinzanira ndayambara, yari umweru bisa n'uriya mupira w'uriya mwana, ariko nkumva ndashaka kubandagara, rya vi ririmo rirarya. Tujya mu nzu y'imbere y'ibati, basanzemo umusambi wahiye uruhande rumwe, aho mushiki wanjye yaryamaga. Ibitanda nta byari bikirimo, bari babitwitse byahiye, harimo umuyonga, harimo amasaka y'amamera yahiye, purafo yamanutse, umuyonga wuzuye inzu. avuga basi ndaryama ngaha mpfira nta kindi. Ni ndayaho, ariko umusaza arambwira ngo ngo amaze kugenda tuje gukora iki? Aturiye ukuzanye amaze kwica nyoko. Kuvuga ngo mama yari yamaze gupfa kandi yishwe n'iyo nterahamwe mu rwego gusahura. Ati amaze kumwica. Nahise numva ngiye ahantu habi, ndavuga se mwuka bya uyu muntu ngo tuzanye akaba amaze kwica mama, uyu muntu arambesha, baragaruka mwankureho. Umusaza afite urwabo, hari umuntu wari umuzaniye, arampa ngo kubera ko batemye uko ijosi nakarigonze, ntabwo bari kunywa ngo bigende kubera bari batemye ijosi. Narakuruye mize binca mu mazuru, bongeye mize binca mu mazuru, ndabireka ndagenda ndambara kuri aho muri uwo muyonga ndaraho. Ariko muri wa muyonga nsangamo agashwange kikanga kucyuka yari yakingiraga ku myenda ye, kagakanga ndakamanura ndakiyorosa kagashwange. Urumva ikintu bari bataye, babonaga ko nta gaciro gifite, ibizima bari babitwaye byose, ibintu bizima bari babijyanye. Ndayaho burakeye, mbega kumiro ku isi. Abantu bose bari bamaze gusobanukirwa icyo bakora, bamaze noneho byagiye ku mugaragaro, bica ku buryo bugaragara. Haguye imvura irahita, barakomeza. Ubundi numva amafirimbi n'induru, baraje urugo rwose bararusakiza, ndabumva. Umusaza yari aho ngo bari bamubabariye, ariko bamubeshya nawe, bamubeshya nyine. Ndahaba, nta muntu wigeze yinjira mu nzu ngo ngereho, kera kabaye nko mu masaa 5 haza igitero. Saa 5 z'amanywa bo baraza binjira mu nzu, noneho inzugi zari zirimo, basunika ngiye kubona mbona umwe agezeho, ndamubona asubira hanze nk'uwikanze, numva aravugana n'abandi ku muryango, ababwira ko ndimo. Ko kandi ndatengura, ubwoba buranyica, noneho ngiye gupfa ndeba. Naba n'ibindi ntabyo nari nabonye. Wumvishe umuhoro wa mbere nta n'ibyo nzi, kubera bya bitotsi n'ubwoba bwinshi ntabyo nzi. Ariko ubwo narabirebaga mbyumva, n'ibisebe biri n'ububabare bw'umubiri n'ibyo wabonye. Yarongeye aragaruka, aza ari wenyine. Yantera hamwe araza, aho manake awe wasingiye kwiteranya ngo ubundi wapfuye, ubundi se ubuzabaho. Icyo gitero nabonye nta kindi, baragenda ntirirwaho, ndaharara n'amasenge aho ngaho mu muyonga, twese turi aho ngaho.
umwana sinzi waho yari yakuye ibintu by'imiti bamurangiye ahomamo ariko ayubusa nuko burakeye biba kwa kundi nanone bya bitero niko byakomezaga biza abaza bamusanga ku irembo bamubaza amafaranga ati amafaranga yahiriye muri iriya nzu ugasanga bamwe bakanamubaza ngo yokejwe nande bakagenda ku wundi munsi wakurikiyeho baravuze ngo bunamure icumu bahambe imirambo nafashe kagati nazamukanye hahandi wacumbagiriragaho umurambo wa mama wari mu nzu iwanjye aho bari bawushyize naragiye ngerayo mugera n'iruhande ndamukomanga wapi ubwo wari ufite icyizere uti wenda aracyahumeka yarahumekaga ntabwo yahise apfa namwiyeganyeza ariko mbona arahumeka ariko ntahari ni ku munota wa nyuma kutongera nisubirirayo ugusubira mu itongo ryo kwa muzehe ryo mu rugo nisubirira hahandi ndagenda ndaryama ndumva uyu munsi hari n'abantu babaje guhamba umubyara wanjye nyina w'ako kana bangezeho twaranavuganye nibuka umugabo Serudonyore yarambwiye ati rero ati bavuze ngo buna muri icumu ati wenda hari igihe wazabaho nuko baragenda baramuhamba baragaruka ni nayo mpamvu nabashije no kumenya ahantu bamuhambye nuko bavuze ko mugende muhambe imirambo inkotanyi zigiye kuhagera batazaza bakabona iyo mirambo bagira ngo bahishe bazimanganye ibimenyetso nuko bukeye yabona kuri 15 ndabyibuka barashe kuri komine ya Gishari ibibunda biravuga ye baba we haza kuza umuntu ndamubaza niko numva amasasu aturagurika cyane byagenze ati barimo barica abantu bahungiye kuri komine ati barimo barwa bukamba bafite imbunda wambwira ko ari bo barasa bakubwira ko barasa ari abatutsi bahungiye kuri komine nivyo yambwiye ariko kugiraga nyine kuyobya uburari kwerekana ko batari kwica abantu none ubwo turayaho nk'ejo ariko ubwo uwo munsi bavuze ngo vuna muri icumu nagiye hanze hari abantu baza umugabo witwa Ntashamaje azana umukasi ubona ko hambere ntitwiyogosheshaga ibi byo kumaraho nta muriro wari uhari bakoreshaga umukasi nta nubwo byari bigezweho hariho gutunza umusatsi wawe nta kibazo wari utaraba umweru wa musatsi kubera n'aya maraso yagiyemo nari ntibifite byarafashe nuko barabikata barawukata neza bahumaraho ariko ubwo noneho hahandi bateme habuze birumvikana habuze kwa nta buvuzi kanga niko kamfashaga n'imbeho n'imvura niko kamfashaga noneho nkayangira gahanagura amashyira nuko bukeye nibwo nahuye n'akandi kaga karenze kaga nagiye kumva numva igitero kiraje abana b'abahungu b'abasore baraza bahagarara mu kadirishya barampamagara ubwo icyo gihe uri kwa mu matongo yo kwa muzehe niho nari ndyamye barampamagara bati vayo ese ni iki ati vayo ntacyo bagutwara
ibaze ku muntu baba bakomerekeje none barimo barampamagara ngo ninze, abantu barimo barapfa impande zose, barimo barambwira ko bari umuntu wanjye, ariko mu kandi kanya ndumva hari ahantu ndenze ku bukeye bwaho bari bishe muri umuntu wanjye, bamukuye aho bamuhishe haruguru aho yaho nazamutse, yitwaga Kayomberera. Ubwo data nawe yaraje yansanga mu nzu arambwira ati Kayomberera baramujyanye, atarababwiye ngo nibahagarara nsezereho. Ati baramutwaye bagiye kumushora mu ruzi. Nuko avuga nibwo ndibuka ko none mugani se ngewe ngo ntabwo bari bagitema abantu, bari basigaye bakoresha kubashora muri Muhazi. Bari nuko barabishe. asubiyewe ko ntari bugereyo, kindi nzi koga baranyiciye nabi. Burya niyo waba ucitse ukuguru koga warabyigeze ntabwo byakunanira. Mana pfuye nabi mana yanjye. Nuko ubwo bwarakeye nibwo baje icyo gitero kirampamagara, ndaza twicara haruguru y'inzu, bahamagara umusaza bati ngwino hano. Ariko igihugu bari barangiye, yari nahasanze umusirikare afite imbunda, afite grenade ku mukandara, afite n'inkoni. Iyi nkoni yari ayifite. Abaza ngo wabaye iki, ngo witwikiriye iki? Barantemye. Barakutemye? Papa. Washa ngumva ko wananiye umuhoro, ko nunaniriye imbunda ukananira izi grenade, ngo uzabeho. Ngo mwategetse imyaka 400 ushobora kongera gusubira ku butegetsi ntibibaho. Cyo ndakiguhakaniye ibishoboka. Wibwirwa n'umusirikare ngo abasirikare bari baje noneho mu baturage gufatanya n'interahamwe. Bafatanya n'interahamwe. Ndamureba mpagaze imbere, umutima wahise ugenda. Abazo ngo mzee uri Umututsi? Ati ndiwe. Uri Umututsi? Ati ndiwe rwose. Kora icyakuzanye. Yapfuye gitwaye. Sha hari indi nterahamwe yaturutse nka hariya hirya, azana urabona wa muhini bahurisha ibishyimbo, niwe yazanye ya nkoni undi arayitwara. Yaramukubise. Bakubita muzehe papa wawe. Aramukubita, yari afite imvi nyinshi zose zihinduka umutuku. Ndabireba, yicaye ari nkaha, mushiki we yicaye nkaha, nanjye nicaye ku ruhande rwabo. Arakubita kugeza igihe yatembagariye hasi. Yakubitaga ahantu hamwe umutwe. Aho yakubise inkoni we yasubizaga indi, niwe yasubizaga indi. Kubita umusaza mukuru ageze aho yikubita hasi, ararambarara yahera aha, arakubita amano ageza ku birenge. Aho ndareba birarangira, aba arapfuye. Agize masenge, ntabwo yamukubise inkoni nyinshi, yamukubise umuhini umwe ku ijosi basi. Ati reka nze nice kino gikecuru kitazaroga abana b'abahutu. Igikecuru birarangiye byose mu maso yawe. abangezeho rero,
yaba yararebye ati iyi nkoni ni ingusho ntabwo ari buyikire, abonye ko ariyo yica. Yarankubise, subiza muri ya mihoro. yarankubise. Ntabwo nakubwira umugore ngo ni uyu, yarakubise ngeze aho numva birandambiye, ndavuga ntiwakubise mu mutima arangiza akarangira. Ntabyo yakoze, ni imbuto yanjye yashatse kubaho, yahamije hahandi. Urabona ko hano ntureba ko harimo igitabo, harimo ikinogo. sha yarankubise kugeza igihe noneho pe birarangiye, tarambarara. Arakubita umutwe w'inyuma, arakubita muri wa muhoro, arakubita ibitugu, noneho rwose pe no gutaka ntabwo nongeye, naracecetse. Ubwo ndavuga ndategereza ko mpfa nta kindi. Bwa nyuma mbese ubona haburaga akanya gato cyane, yakubise aha hejuru hamwe bashyirwa n'ubundi hari imihoro. Ya maraso yose harashwanyuka, harongera harashwanyuka, harava nanone. Noneho numva umwuka urafunze neza birapanye, abona ko napfuye. Noneho naranyereye, urabona uko aya mabati amena amazi hano, niho nagiye. Yajya kubita nkegura umutwe, yakubita nakwepa agakubita ku mugunguzi nkariya. Yaba yaragize umujinya ati umuvura muhita umwepa, ntapfa yanze gupfa. nibwo yakubise aha hejuru, noneho harashwanyuka, numva amaraso yose amarutse yagiye mu kanwa. Biba birarangiye mera gutya. Wa musirikare nawe aracyari kurebera. Niwe urimo gukubita. Icyo gihe n'umusirikare wakubitaga. Nta wundi watwishe icyo gihe. Izo nterahamwe ntawe wigeze agira ikindi akora. Ni ukuvuga ngo papa na masenge nawe rw'inkoni niwe uwo musirikare wabikoze. Ya mbunda ntayo yakoresheje, ntazo yakoresheje. Kwica urubozo nyine, kubabaza umuntu. Aragiye, ndabibona ko masenge na musaza we bapfuye, ubwo nanjye birarangiye, nta kundi byarangiye, bari kubura baragenda. Imana irongera iti umuntu ndamuzura, amaze akanya ndahembuka. Sinzi ko nagize gutya ndebera mu kwaha nuko ndeguka, negutse mbona nta muntu uhari. Kagakanga kanye nongenda gakuruye, urongeye uziritse hano. ubwo kandi kaboko nagakinzi, agakinga yagakocaguye, wabona inkovu ze. Urabona ko n'intoki ntabwo zarahengamye, zagiye gutya. Urabona ahangaha hasa nk'ibuye, harateranye. Ubu byatewe ubundi bararanyuze gusa, ariko bupfumbatiza kugeza ntabwo ufunga ikiganza ngo gusa. Urabona bimeze kimwe, ntabwo ari kimwe. Kino biragaragara ko gifite ubumuga. Kagakanga kakanyara ngakozeho, ndataruka na rya vi, mbanyuze iruhande rw'umuyonga gutya aho inzu yo mu rugo yari iri, ndatambika. Urabona twari dufite urutoki rwinshi, nyuramo, nta wundi muntu twari duturanye, nyura muri rwa rutoki ndagenda, ngeze hirya ndazamuka njya haruguru mu gisambu, ngera hano ku gasindu ndicara. N'ubu njya mparewe iyo mpari, buri munsi mba mpari ndahareba aho nari nicaye, ndicara ku gasindu ndiyumvira
ndibaza ku mututsi, ndazenguruka nibaza ikintu tuzira, ndakibaza numva kiramburira. Ubwo kandi izuba rirava, hahandi hatangiye gushonkonoka nanone ahangaha, shonkonoka amazi niyo arimo gutemba, amaraso yo yari yagushizemo birumvikana. ndafata ka gakanga ndimo ndahahanagura, ariko noneho n'imisonga mu mutwe yankona. ahandi ndahava, haruguru y'urutoki hari ikawa yari yeze, mu kwezi kwa kane ikawa burya nibwo zera. Ndagenda njyamo nk'isaso yayo, ndaryama ariko ndibaza igihugu kiransiga, yewe baba we, mbega ibintu bibi ku isi, twabonye ibintu bibi. ndahabaye ngejeje nimugoroba, nkahuririza, reka da singira ikintu numva. Ariko muri ibi bice haraturukayo amasasu, ukumva ikintu ni mu bice byerekeza za Kiramuruzi, ukumva ikindi giturutse bigenda bibisikana, bigejeje nko mu ma saa 10, ubwo urumva nari hanze nararebaga, haza abana babiri baturuka hepfo mu rutoki, batemye ibitoki, baraza nk'aho uyu mwana yicaye, babituyeho. rwose ikintu cyanzuye cyo cyampoye iki. wari ubazi? Bari abaturanyi, bari nabo haruguru y'umuhanda wubu, baje guhiga ibitoki, baje gusahura nyine, bajyaga mu mirima y'abantu nta kibazo bafite. baraza barahambira, ndabareba, amahirwe yanjye ntabambonye, kuko iyo bambona bari guhita bavuza induru, kandi bari bafite uburenganzira bwo kunyica, cyane nabo bakakwica, bakanyicira. ahundi ndatengurwa, ubwoba buranyica, umuntu utari wava mu mubiri ntabwo wifuza gupfa. mbaye aho kubw'amahirwe, umwe akorera undi ibitoki, bamukoreye birabiyakabira, noneho bigwa iruhande rwanjye, bije bigana aho undi ntareba, napfuye pe, cyanjye byarangiye, aba bana n'ab'interahamwe. bageze aho umwe akorera undi, bageze aho undi bavuga ngo aramufatikiriza, barikorera basigaho, nta wigeze mbona, baragenda. avuga rero aha hantu nimbona bugorobye ndahava, ariko kubera za ntege nke ntabwo nabashije, nari mfite umutwe mubi wanyishe. noneho na hahandi hatangiye kunuka, muntu we na rya kanga riranukira, kubera bya bindi ntibimeswa, ndabyihanaguza. nuko buragoroba, ndavuga n'uriya muntu wanyogoshe umusatsi, uriya hari icyo yantwara. wa muntu wakogosha umusatsi bwa mbere ntabwo yahigwaga. ndahagurutse mu mugoroba, nta muntu watambaga aho ngaho, ndagenda njyayo, ngenda gutya nkikubita hasi, ngahaguruka, yumvikana nta mbaraga. ndagenda ngezeyo mu rugo, nsanga umugore wariyo, ariko mbonye acanye, numva ndashaka kwegera wa muriro ngo note, kubera ya mbeho yakugiyemo nyinshi.
agenda ambonye ati se wa kanyagwa we uracyariho ni urajya hehe se ati baravuze ngo barakwishe ati none uracyariho ariko nihuta vuba negera wa muriro mu gikoni agenda ati rero ati va ahangaha ati hano hagiye kuza interahamwe ati akubwo aravuga ati hagiye kuza abantu ati batagusanga ahangaha aragenda azana ikote ry'umugabo we ararima ngo wifubike ati va ahangaha batakwica mu kanya gato numva hari abantu bavugiye ku irembo nta muntu unanirwa guhunga ntuzabaze urugo nararurebye nararwase ndarwata ncamo ntuzaho imbaraga zaturutse baba we naciyemo nisubirira hahandi ahubwo yari amaze kumuha amazi yo kunywa yarakoze akantu gato keza umuntu yabasha kugukorera muri kiriya gihe byabaga ari ibintu bidasanzwe ndagenda nisubira muri cya kiryamo cyanjye ndaryama buracya bya bisasu noneho birakaze nijoro ryose niko byari bimeze